Kanye West arakomerewe rwose nimwumve ukuntu Kanye West akomerewe. Sasa no kuvuga ngo rero Kanye West akomerewe no kutabona abana bisasa n'ukuri kose. Ibi ni bimwe mu bintu Kanye West bitamworoye mwimyi. Sasa umuraperi Kanye West umaze iminsi atembera ibihugu byo ku mugabane wa Asia, akaba ari kubarizwa mu Buyapani. Rero ubusasa rero ubu akomerewe no kutabona nyine abana be mu gihe icyamezi abiri nyuma yaho nyine Kim Kardashian babyaranye amushizeho nyine amananiza cyangwa amushyiriyeho amananiza akomeye cyane. Sasa by'ukuri umuraperi Kanye West webekana Kanye West we akaba nyine n'umwanditsi w'indirimbo birukana amaze imisi bibekana yarateye umugongo i Hollywood, aho yagiye nyine mu bikorwa byo kwamamaza album ye iherutse nyine gushobora cyangwa gushohora nyine virtual yitwa ni bari virtual aho nyine yahise nyine anajya nyine gukorera ibitaramo ku mugabane wa Asia, aho nyine yataramiye mu Bushinwa akahava ajya mu Buyapani. Sasa mu byukuri icyakoze nubwo nyine ibikorwa by'umuziki we akomeje nyine kugenda bikomeje kugera neza, byatangajwe ko nyine bitameze neza mu buzima bwite bwe, aho nyine afitanye ibibazo n'umunyamideli Kim Kardashian wahoze ari umugore we, banafitanye abana bane. Sasa mu byukuri no kuvuga ngo rero nkuko nyine Demila UK ibitangaza ngo burya ngo uyu muraperi aheruka nyine kuganyira umwe mu nshuti ze, aherutse kuganya imwe mu nshuti ze za hafi, amubwira ko ababaye cyane kuba amaze iminsi 47 ubwo no kuvuga ngo amezi abiri arenga atabona abana be cyangwa atabona abana be imbona nkubone cyangwa se ngo bavugana rero ku buryo bwa video call. Nabyo nacyo kirababaza mu byukuri. Yamubwiye ati ntabwo numva nyine ntekanye, ntabwo nishimye, maze iminsi 47 ntabona n'abana banjye bose, nta nubwo mama wabo yemera ko nyine mbavugisha mu buryo bwa video call. Sasa mu kwintekeza ko ibibazo dufitanye ari byo bituma nyine atemera ko abana baza nyine kunsura. Bisa nkaho rero ibi abikora nyine kugira ngo ampime, mu yandi magambo bisa nkaho aragahimano. Sasa mbikuri ni mu gihe rero Kim Kardashian muri Nzeri nyine yatangaje ko impamvu atagikunze kohereza abana ngo basure Kanye West cyangwa se bagiye gusura se ari uko nyine ataba nyine yizeye ko abitaho uko bikwiye. Sasa mu by'ukuri rero yanavuze ko kandi kuva uyu muraperi yashakana n'undi mugore we Tony Bianca, uyu Bianca bundi bashakanye ko yahise ahindura nyine imyitwarire ndetse ko atazi neza uyu mugore ku buryo nyine yatuma abana be bamara igihe kinini mu yandi magambo ntago yaba yizewe umutekano w'iki w'abana. Bisase muri Kanye West avuga ko akomerewe cyane no kutabona abana be mu gihe cy'iminsi 47. Sasa mu byukuri rero no kuvuga ngo yavuze ko Kim Kardashian amwima abana kugira ngo amuhime. Mu yandi magambo rero Kim Kardashian nawe aherutse nyine kwemerera itangazamakuru ko atacyemera abana be ko bamarana igihe kinini na se. Mu yandi magambo urumva ko rero ibigeragezo biragwira. Abangaba nabo bumva ko tuba duhanye n'ibigeragezo by'ibura ry'amafaranga rimwe na rimwe yanabuze, ariko umva ko abangaba iby'amafaranga barabyubatse na hiti barazubaka ariko umva ko nabikigeragezo nk'uyu nguyu cyo kimukomeye nuko utabona abana be. Ayiwe yemwe ibigeragezo biragwira gusa isi ntawe utagerageza. Yewe reka nisekera ahubwo reka nigendera, ndabakunda ariko